Ikaze tumaze iminsi tuvuga ku buzima bw'umwuka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe intambwe watangiriraho kugira ngo ugenzure imbaraga zawe z'umwuka ubashe kugenga ubuzima bwawe. Ubuzima bw'umwuka ni ingingo yakunze kwirengagizwa cyane mu buzima bw'abantu bitewe no kudasobanukirwa, kuko amadini yatwigishije ko umwuka w'Imana uza mu muntu mu gihe runaka adahorana nawe. Ariko umwuka ni igice cy'ubuzima bwa muntu adashobora gutandukana nacyo mu buzima bwe haba na gato, keretse gusa iyo upfuye niho uyu mwuka utandukana n'umubiri. Abantu ntibagitekerezaho kenshi, ariko nyamara uwo uri we ukuri kose bikomoka kuri iki gice. Bisobanuye ko niba ushaka gukura cyangwa kwaguka mu buryo runaka mu buzima, iki gice ukwiye kucyitaho cyane. Ukwiye kumenya ko uko wita ku mubiri wawe buri munsi, iki gice nacyo gikeneye kugaburirwa ndetse no gukorerwa isuku mu buryo buhoraho kugira ngo cyaguke, kuko iki gice nicyaguka niho hazava no kwaguka k'ubuzima bwawe muri rusange. Ngewe wumva ni Hakorimana Eliel. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share. Niba bikoroheye ukande like, ujye no muri comment utwereke ko udukurikiye. Uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Iyo tuvuga imbaraga z'umwuka za muntu, tuba tuvuga ubushobozi bwa kimwe mu bice bitatu bigize ubuzima bw'umuntu. Iki ni igice cy'ubuzima butagaragara ariko gikorana bya hafi n'ubuzima rusange bwa muntu. Kikaba ari igice kiremewe kubika no gukoresha amakuru yose twakira kugira ngo kiyabyazemo ibintu bifatika mu mibereho yacu, bihwanye kandi bisa neza n'amakuru tubitse muri twe. Iki gice kandi niyo antene, niwo munara uhuza ubuzima busanzwe bw'ibigaragara n'isi y'umwuka iberamo ibyo tutareba. Amakuru iki gice cy'ubuzima kibika harimo amakuru y'umwimerere twavukanye, ameze nka operating system y'umubiri ndetse n'ubuzima bwose muri rusange. Aya makuru akagenga imikorere y'umubiri wawe mu buryo buteguye neza. Aya makuru ntajya ahinduka cyangwa ngo asibangane. Aya ni amakuru umuntu yaremanywe agena mu buryo buri ideyare cyangwa mu buryo bw'icyitegererezo uko ubuzima bw'umuntu bugomba kugenda mu gihe amahame y'ubuzima yose yaba yubahirijwe. Imikorere y'iki gice ishingiye kuri aya makuru niyo cyitegererezo cyangwa reference umuntu aba asabwa kuyoboka kugira ngo abeho mu buryo bwuzuye nk'uko Umuremyi yabiteganyije. Iki gice nicyo kirinda, kikayobora, kikagenga ndetse kikanagenzura imikorere y'umubiri wacu turi maso cyangwa dusinziriye. Iyo turyamye turasinzira tukabona turakangutse, umubiri wacu ntuhagarara gukora. Ntituba tuzi ibiri kubera mu mibiri yacu cyangwa hafi yacu. Ibi bigengwa na cya gice cy'ubuzima bw'umwuka. Nicyo kiturinda kikanadukangura. Iki gice cyumva cyane ibitekerezo byacu, amagambo yacu n'ibyifuzo byacu. Urugero, nujya kuryama igihe kimwe uzihe isaha ushaka gukangukiraho, ubitekerezeho, nibinakunda ubivuge mbere y'uko usinzira. Kino gice cya subconscious mind kizakora ku buryo kigukangura kuri ya masaha wahisemo. Iyi subconscious mind kandi cyangwa kino gice cy'ubuzima bw'umwuka mu byo gikora harimo kudufasha kugira access, kugira ubushobozi bwo kugenzura ibibera mu isi y'umwuka aho ibintu byose bikorerwa. Aha nkwibutse ko ibyo tureba byose mbere y'uko bibaho bibanza kubaho mu isi y'umwuka.
isi y'umwuka niyo tere cyangwa uruganda ibintu byose bikorerwamo mbere yo kugaragara. Ibikorerwa mu isi y'umwuka byose n'ubundi bikorwa n'imbaraga z'umwuka. Urumva ko ibintu byose rero bikorwa n'imbaraga z'umwuka kuko nizo zikorera mu isi y'umwuka. Wowe rero ukeneye kuba umuntu udasanzwe ukagera ku bihambaye mu buzima, ukeneye kubaho witaye kuri izi mbaraga zikurimo. Subconscious mind mu mikorere yayo iri flexible, nta resistance igira, ikora byose bishingiye ku makuru ihabwa. Niyo mpamvu ukwiye kwita ku makuru wakira aturutse muri wowe cyangwa mu isi yo hanze tureba n'amaso. Ubwo turavuga ibitekerezo urema biguturutsemo cyangwa biturutse hanze y'umubiri wacu, kuko amakuru atajyanye n'imikorere ya kamere y'iyi subconscious mind arogoya imikorere yayo, bigatuma iguhereza ibisubizo bidahwanye n'ibyo wifuza. Aha niho hakomoka indwara, niho hakomoka ibibazo byinshi bitandukanye tubona mu buzima. Ukwiye kandi kumenya ko ibintu byose utinzemo naho waba utabyemera, uko ukomeza kubyakira bigera igihe bikaba ukuri muri conscious yawe. Ugera igihe ukabifata nk'ukuri, kandi ikintu cyose conscious mind imaze kwemera ako kanya gihita gihinduka ihame. Wibuke rero ko subconscious mind ituremera ibintu bikomotse mu mahame twemera. Subconscious mind yo ubwayo ntishobora kurema ikibazo mu buzima. Yo muri kamere yayo nta kintu ikora kidaturutse kuri komande ihabwa, kandi komande zayo yaremanywe z'umwimerere ni komande zitunganije neza zitunganiye imibereho yacu. Niyo plan cyangwa blueprint ubuzima bwagenewe kugenderaho, niyo mahame ubuzima bwagenewe gukurikiza. Subconscious mind ivangirwa gusa na conscious mind, kuko conscious mind niyo ihindagurika, niwo muryango winjiriramo ibyo twakira byose. Subconscious mind izi byose, kandi yo izi ibidufitiye umumaro. Ibi kandi nibyo yitaho, kuko ni inshuti y'ubuzima bwacu idashobora kutugambanira na gato. Abantu benshi kwizera ko babana n'Imana birabagora, bakumva hari Imana ari ikintu kiri ahantu runaka kure yabo. Ariko uyu munsi ubimenye, ndakubwira ko Imana ni igice cy'ubuzima bwawe udashobora gutakaza na gato, nubwo waba utabyitayeho. Wishakira Imana kure yawe, wikumva ibyo abantu bakubwira, reba muri wowe, irebemo imbere muri wowe. Iyi subconscious mind ni icyicaro cy'Imana mu muntu, ni idirishya rireba mu ijuru. Girira icyizere cyuzuye iki gice cy'ubuzima gikora byose. Urasabwa kwigirira icyizere kitavangiye, ukagira igihe ugeramo ugacecekesha conscious mind, ugacecekesha ibitekerezo byawe, imyemerere yawe n'imyumvire yawe, ugaha umwanya subconscious mind igakora. Cyane cyane nugera mu bihe bikomeye, hahandi ubona ntacyo kibasha gukora, wikwibwira ko aho ariho imbaraga zawe zigarukira. Nibyo mu bifatika imbaraga z'umubiri zirashize, kuko twarabivuze ko imbaraga z'umubiri zo zigira aho zigarukira. Tuza, go in silence and surrender everything to the subconscious mind. Gira umwanya wo gutuza, ibintu byose ubyegurire za mbaraga zitagaragara, kuko zirahari, ntizijya ziba kure yawe na gato. Izi mbaraga ni igice cyawe ubana nazo igihe cyose. Reka buri kintu cyose kiba uko kiri. Wemererwa gusa kugira intego, ugahitamo uko wifuza ko ibintu byagenda mu hazaza, ugakora ibyo ubashije gukora, ubundi ugaceceka,
witakaza imbaraga zawe ushaka kugena uko ibintu bikwiye kugenda. Irebe mu bwawe, kuko wowe wenyine ni wowe imbaraga zawe zibasha kugenzura. Ntiwabasha kugenzura abandi bantu cyangwa ibintu. Igenzura ubwawe. Abantu benshi aha niho batsindirwa, imbaraga zabo nyinshi bakazitakaza bagundira ibyo baha agaciro. Hari igihe biba ngombwa ko urekura ibintu byose. Ubu nibwo buryo bwonyine buguhesha gutsinda ibyakunaniye. Iyo ushatse guhanganisha imbaraga z'umubiri cyangwa conscious mind, izi ziyoborwa n'amarangamutima, zirangwa n'ubwoba. Ni hahandi uzisanga uri gukora ibyo utakabaye ukora, ukayoborwa n'umujinya cyangwa andi marangamutima, agatuma hari ibyo wangiza. Ariko imbaraga za subconscious mind nta marangamutima zigira, nta bwoba zigira. Zo zikora ibikwiriye gukorwa bya nyabyo. Izi mbaraga za subconscious mind, umuntu uzikoresha arangwa no kudatinya, akora ibintu byose yifitemo icyizere. Ashobora gutsinda cyangwa agatsindwa, bibaho mu buzima, ariko igihe cyose aba afite icyizere ko izi mbaraga zizamuyobora mu nzira ikwiye, kuko izi mbaraga n'ubwenge zizi ibintu byose, ibiriho n'ibizaza. Ubundi ubutunzi, ibifatika tubona ni ibimenyetso bigaragaza icyo abantu dushoboye. Ubutunzi uko buza buranagenda, ariko imbaraga zibikora ziri muri twe. Ni ingenzi ko wumva imikorere y'ubuzima bw'umwuka kugira ngo umenye imyitwarire igukwiye kuri buri ntambwe yose utera. Ni ingenzi kumenya ko subconscious mind ari plan y'imiterere n'imikorere y'ubuzima mu buryo bw'umwimerere. Uko yaremwe niko ihora, ntihinduka iteka ryose. Imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo ntibihinduka nk'uko Imana idahinduka iteka ryose. Ibi nubyumva neza ntabwo buzongera kugira. Uzahora iteka uzirikana connection ufitanye n'umuremyi Imana yawe, kuko muri wowe harimo igice gikorana n'Imana mu buryo bwa hafi. Umunara uguhuza n'Imana, icyo usabwa gusa ni uguhozaho connection. Umunara wawe ugahora ufunguye, kubera ko aha niho ibintu bijya bipfira. Aho uribaza uti ni gute nahora ndi connected kuri subconscious mind? Kugira ngo tubyumve neza, kuba connected na subconscious mind bibaho gusa mu gihe bya bice byose by'igice cy'umwuka cya muntu, ubwo ni ukuvuga conscious na subconscious mind, biri gukorana mu buryo bwuzuye, biri gukora ku murongo umwe, harmoniously united. Ni igihe conscious mind iri gukora mu by'ukuri bihwanye n'ubushake bwa subconscious mind, kuko iyi subconscious mind niyo reference, icyitegererezo. Ubushake bwayo buhuye neza n'ibituma ubuzima bugenda neza. Ibi ni bimwe mu byo ukwiriye gukora kugira ngo uhuze imikorere y'ibi bice. Bigira umuco buri munsi, ujye ugira igihe cyo guceceka, uhagarika ibintu byose. Niyo wafata gusa iminota 20 cyangwa 30 ku munsi, jya mu cyumba cyawe uzimye ibintu byose, wicara utuze mu buryo buri comfortable. Ukwiriye kwitoza meditation. Ubu ni uburyo bwo gucecekesha ubwonko bwawe, ugatega amatwi ibitekerezo byawe nta kubirwanya, ukareka bikagenda mu buryo bwabyo gusa, ugakurikira uburyo uhumeka. Ibi ni ibintu umuntu akwiriye gukora ibyiza afite umuyobozi, kugira ngo abashe kubitunganya neza. Ukwiriye kwitoza buri munsi kudatakaza imbaraga zawe ku byo ubona biri kuba.
birakwiriye kureka ibintu bikaba uko bimeze, ukita gusa kubikureba. Si ngombwa ko wita ku byo ureba byose. Ukwiriye kujya ugira igihe kandi ukagirana ubumwe na nature, ugatembera muri nature, ugatembera mu byaremwe, mu bice nyaburanga cyangwa ibyanya biri naturel. Ibi bigufasha guturisha cya gice cyawe gitekereza. Iyo gituje bituma cya gice kindi gikora mu buryo bwuzuye. Iyi subconscious mind niyo idukiza nk'iyo wakomeretse ku mubiri cyangwa n'izindi ndwara zose zikomeye n'izoroheje. Niza abantu bibwira ko zidakira, ubushobozi bwa subconscious mind bubasha kuzikiza. Iyi niyo mpamvu umuntu aho ava akagera asabwa kugira igihe cyo gutuza, kuko iyo utuje, twabivuze ko conscious mind yawe ntabwo ibangamira ibikorwa bya subconscious mind, kandi ubasha no kwakira amakuru aturutse muri subconscious mind abasha kukwereka inzira iboneye ku bibazo ushobora kuba uri kwibaza. Niyo mpamvu guceceka, kugira umwanya wo gutuza ari ngombwa, cyane cyane mu bihe bisa naho bigoranye, uri kubona ufite ibintu byinshi udasobanukiwe. Ukwiriye kwitoza kwibwira ibyiza mu mutima wawe, kuko ibyiza ni wo murongo ngenderwaho wa subconscious mind. Iyo utekereza ibyiza ibiguha ku buryo bworoshye, kuko uba uri kuyisaba ibihwanye neza n'intego zayo. Uyu munsi ubimenye ko mu byiza niho imbaraga z'Imana zikorera. Iyi subconscious mind rero ni igice cyiza ibintu byose, izi neza ibigufitiye akamaro, ndetse intego yayo imwe rukumbi ni ugutuma umererwa neza. Imbaraga za subconscious mind zirahambaye cyane. Niba ushaka kubyumva neza, witegereza ibikorwa byose biri kuri iyi si dutuyeho. Ibi byose ubona byaremwe na subconscious mind. Iyikora mu buryo buhambaye, bugoranye kumva, kuko irarema, ikarinda, ikayobora, ndetse ikanagenzura ibibera mu mibiri yacu, twaba dusinziriye cyangwa turi maso, ndetse iranadukiza iyo twarwaye. Abantu turi ibiremwa bifite ubwenge, tugengwa n'ubushake. Ibi bibera mu bwonko bwacu, mu bitekerezo byacu, mu gice cya conscious mind. Iki ni igice kigengwa n'ibitekerezo byacu, niho dukorera amahitamo y'ibyo twifuza mu buzima. Igihe cyose umuntu ariho, afite ubutware n'ubushobozi bwo kugena ibimubaho, ibyabamo mu buzima, igihe cyose yabasha gukoresha imitekerereze ye neza. Icyakora kenshi duhura n'imbogamizi zikomoka ku ruvange rw'amakuru buri segonda yisuka mu bwonko bwacu, bikagorana kuyakontorora, kandi noneho amabi niyo aba yiganje. Twirirwa dusoma ibinyamakuru, tureba amateleviziyo, twumva amaradiyo, tukumva byinshi abatuzengurutse bavuga, hari n'ibyo tubona n'amaso yacu. Ibi byose bihora byinjira mu bwonko bwacu, byinjira ku gipimo kigoranye kugenzura. Nkwibutse ko amakuru twakira yinjira mu bwonko bwacu aciye muri sanse zacu eshanu. Harimo amaso, ibyo tureba, amatwi, ibyo twumva, amazuru, mu mpumuro, uburyohe mu kanwa kacu, ku rurimi, ndetse no ku ruhu, ibidukoraho. Ibi byose byinjira mu mubiri wacu, bikayoborwa n'imitsi y'ubwonko bwacu kugera muri centre y'ubwonko. Ubwonko buhindura aya makuru bukayashyira mu buryo bw'ibitekerezo. Igitekerezo nacyo kikarema amarangamutima, emotions, nayo akarema feelings, ibyiyumvo. Izi feelings rero niho ruzingiye. Ibyiyumvo ni ikintu ukwiriye kwitondera, kuko
niyo produit ibikwa na subconscious mind, ikifashishwa haremwa ibintu bituma iyo feeling ihoraho. Muri make ibyiyumvo wiyumva, subconscious mind ibifata nkaho ari byo bikubereye byiza, igahora ikuremera ibintu bituma uhorana ibyo byiyumvo. Itondere cyane rero amarangamutima yawe. Ikintu cyose kikuremamo amarangamutima mabi ukirinde, kuko kigira ingaruka mbi ku mikorere y'imbaraga zawe z'umwuka. Wite ku birema amarangamutima meza, kuko aya marangamutima niyo ahwanye neza n'imikorere y'imbaraga z'umwuka. Amarangamutima n'ibyiyumvo byawe ukwiriye kubiha agaciro cyane. Iyo ari byiza bifite ubushobozi bwo gukangura imbaraga zawe z'umwuka. Uba uri guha subconscious mind amakuru ahwanye neza na kamere yayo, bikayifasha koroherwa mu mirimo yayo, kuko nta kirogo y'ibihari, ibiri gukora mu buryo buhwanye na systeme yayo. Ubuzima bw'umwuka nta pressure bugira. Iyo uhaye umwanya ibihabanye nabwo, ubwo buraceceka bugasinzira. Ubwo bukenera ko uburemera ahantu heza ho kuba, environment nziza yo gukoreramo, kuko bwo ntibwihanganira kubana n'ibidahwanije nabwo nature. Ibintu ukwiye kwitondera rero bica intege subconscious mind yawe, bigasinziriza imbaraga z'umwuka, harimo kutiyitaho, kubaho utita ku mubiri wawe, kubaho mu buzima bw'akavuyo, utagira gahunda mu buzima, kubaho nta ntego, gukora ibintu utabishyizeho umutima, kubana n'ibintu bikubuza amahoro, ibintu bituma udatuza, n'ibindi byinshi. Muri rusange ibintu byose bizana stress bica intege ubushobozi bwawe bwo gukoresha imbaraga z'umwuka. Hari ibintu rero byagufasha kuzamura ubushobozi bwo gukoresha imbaraga z'umwuka. Muri rusange ibintu byose bikuremamo ibyiyumvo byiza bikangura subconscious mind, bigatuma ugira ubushobozi bwo gukoresha neza imbaraga z'umwuka. Ukwiye kwitoza kwita ku mubiri wawe, ukajya ugira igihe cyo kumva umuziki, gukora imyitozo ngororamubiri ikozwe neza, ndetse n'ibyo kurya bikize ku ntungamubiri n'ibindi. Ikunde wowe ubwawe, wumve ko ukwiye ibyiza. Ita cyane ku bitekerezo byawe, ujye utekereza ibintu bikubaka wowe ubwawe ndetse n'abandi. Itoze kwifuza no gushyigikira ibyiza mu bandi. Jya ugira umwanya wo gutuza, uhagarika ibikorwa byose, ureke ibintu byose biba uko biri. Ntiwahangana n'isi ngo bikunde. Ikintu cyose kiri uko kiri, kuko isi nayo imeze uko imeze. Tuza, wemere uko ibintu bimeze, byaba byiza cyangwa bibi. Wige kwishima bimeze uko nguko nyine biri. Murakoze cyane.